Nabasubuje nitwa Itangishaka Emmanuel. Reka mbabwire ko i Kigali abafite roge n'utubari barashinjwa kugurisha inkumi zibakorera. Kimasagara mu security yakubise umugore utwite agwa igihumure. Nyamasheke umurambo wo mugore waciwe amabere wasanzwe ku muhanda. Mu gihe umusirikari wari uvuye mu butumwa bw'amahoro yishe umutoza wo muri gym wasigaye yita ku mugore we. Mbahaye ikaze. Bamwe mu nkumi zikorera mu maroge n'utubari dutandukanye two mu mujyi wa Kigali barashinja abakoresha babo gusambana n'abakiriya babo babibasabye aho kubahemba kugira ngo bagire icyo batahana. Bamwe mu baganira n'ikinyamakuru cya mu Rwanda cyitwa Ukweli Times bemeza ko ibi bituma bishora mu buraya. Bamwe mu bakora mu tubari dutandukanye two mu mujyi wa Kigali bavuze ko ngo hari bagenzi babo benshi basigaye bishora mu buraya kubera kudahembwa n'abakoresha babo. Bemeza ko hari ba nyir'utubari n'amarogi basigaye bashishikariza abakobwa bakoresha gusambana n'abakiriya babagannye aho kubahemba aho kugira ngo bahembwe muri rusange. Bemeza ko bamwe muri bo basigaye basambana n'abakiriya babo kugira ngo babone ibyo batahana. Mwe yaravuze ati ntitugihembwa ubu ngubu wangu. Ubu umuntu asigaye asambana n'abakiriya hanyuma rero kugira ngo abone icyo atahana. Undi rero yavuze ko ngo aba boss benshi batagihemba mu tubari pe. Ahubwo wowe wakira nk'umugabo ubundi uwo nguwo nawe mukaza mukabisoza ubundi mukarangizanya ukaza kuvugana na boss wawe nyuma. Undi yaravuze ati uzajye hariya mu kabari kari hara mu murenge wa Gitega urebe. Uziko urakora ntuhembwe ahubwo umugabo yaza mwasambana ukaba ari wowe umwishyura kuko rogi aba yayiguhereye ubuntu. Ukweli Times yahamagaye kuri telefone inzego zirebana n'iki kibazo ariko ntizabasha kwitaba kugira ngo zijye ibyo zikivugaho. Ibingibi rero ni ibintu bigenda bigaragara mu turere hirya no hino dutandukanye no mu tubari hirya no hino hatandukanye ndetse no muri za hoteli. Hanyuma twihuta cyane mu yandi makuru ari ku mihanda nuko umusekirite ukora mu nyubako y'Inkunda Mahoro yerereye mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge yakubise mu buryo bukomeye cyane umugore utwite inda y'amezi 7 agwa igihumure. Abakorera mu isoko ry'Inkunda Mahoro babwiye ikinyamakuru cya mu Rwanda cyitwa Ukweli Times ko uwo musekirite witwa Kazungu yasanze uwo mugore ari gucururiza imyembe hanze kandi bitemewe ahita mukubita mu buryo bukomeye cyane inda yenda kuvamo. Bavuga ko ngo babangamiwe cyane n'uburyo abasekirite n'ubundi bashinzwe kurwanya ubucuruzi bwo mu kajagari muri iyo nyubako babakubita. Ngo yaravuze ati ni gute koko umuntu akubita umugore utwite akanamukandagira kunda abantu barebera, ese niyo yaba ari umuzanguzayi akwiye gukubitwa kuriya. Yongeyeho ko ngo uwo mugore bahise bamujyana kwa muganga ndetse bafite ubwoba ko umwana utwite ashobora kuba yapfira mu nda. Habimana Emmanuel we yaragize ati nk'abanyamakuru mudukorera ubuvugizi pe kuko mudahinduka muzashiduka uyu Kazungu yishe umuntu hano cyangwa se uwe bamwishe umuntu utagirira umugore utwite koko ni muntu ki. Yongeye ko bababajwe cyane n'uburyo uwo musekirite yakubise uwo muzunguzayi umwana we arimo kumureba. Uyu mugabo rero w'umusekirite witwa Kazungu we yabwiye Ukweli Times ko ngo yagwishije uwo mugore utwite atabishaka. Ati ntabwo nabishakaga ahubwo namwatse ibyo yacuruzaga ashaka kundwanya ngo abijyane murusha imbaraga ahita agwa hasi ariko sinamukubise. Abakorera mu Nkunda Mahoro bavuga ko inzego zibishinzwe zikwiye kwigisha abasekirite barwanya ubucuruzi bwo mu kajagari uko bakwiye gukora kugira ngo birinde guhohotera abazunguzayi. Ibi ni ibibazo bigenda bigaragara hirya no hino mu gihugu. Hanyuma twihuta cyane dusoza reka tubabwire ko umugore wo mu karere ka Nyamasheke w'imyaka 59 yasanzwe mu muferege wo mu muhanda yishwa atewe ibyuma akurwamo amaso akatwibere ndetse anajombwa igiti mu gitsina. Akekwa abantu batatu barimo n'umugabo we n'umukobwa wa mukuru we. Byabereye mu mudugudu wa Gahondo akagari ka Mpumbu umurenge wa Bushekeri ku wa mbere Gashyantare 2026. Agana saa 5 z'ijoro nibwo abaturage babonye uyu mubyeyi witwa Nyiranzaba mwita Feromene mu santre yahitwa i Kigali ahazwi nko kwa Sebujangwe yapfuye bahita babimenyesha ubuyobozi. Umwe muri ba mubo Nyiranzaba mwita bahuye yavuze ko ngo uwa mbere bakeka ari umukobwa we mukuru wa nyina kuko ngo yari amaze iminsi yigamba ko atazageza ku itariki 15 Gashyantare atamwishe. Uyu mwana avuga ko ngo icyo bapfuye ari icupa ry'inzoga nyakwigendera yaguriwe n'umukwe we. Uwo mukobwa rero akarimushikuza akariha abagabo bari kumwe mu kabari. Hanyuma Nyiranzaba mwita akabwira nyirakabari ko iryo cupa
aryishyuza n'uwo mukobwa. Ababonye umurambo w'uwo mugore wari wavuye mu rugo agiye ku isantere bavuga ko abamwishe bamukase ibere bamukuramo amaso banamujomba igiti mu gitsina. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekeri Jean Paul Harindintwari yabwiye ikinyamakuru igihe ko bakimenya aya makuru bajyanyeho n'inzego z'umutekano. Hari abantu 3 bafashwe. Ubutumwa bwahawe abaturage ni ukubasaba kujya batangira amakuru ku gihe igihe babonye ikintu gishobora guhungabanya umutekano no kujya begera ubuyobozi n'ubundi ngo bukabafasha gukemura ayo makimbirane bagiranye. Umurambo wa Nyiranzaba mwita wajyanywe ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa. Hanyuma twihuta dusoza reka tubabwire ko umusekirite ukora mu nyubako y'Inkunda Mahoro yerereye mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge yakubise mu buryo bukomeye umugore utwite inda y'amezi 7 agwa igihumure. Ngibi rero twari twabigarutseho. Dusoza reka tubabwire ko akababaro ni kose kubatuye mu gace ka Umoja muri Kenya nyuma y'urupfu rwa Alfie Migasa waruzwi cyane nk'umutoza wa siporo mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri gym. Migasa wari ukunzwe n'abakiriya be kubera ubuhanga n'ubwitange mu kazi yagabweho igitero n'umusirikare wo mu ngabo za Kenya KDF wamushinjaga kugirana umubano wihariye n'umugore we. Amakuru atangwa n'abari hafi y'aho ngaho ibi byabereye avuga ko ngo uwo musirikare yari amaze iminsi avuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia aza kumenya amakuru ko umugore we yaba afitanye isano ridasanzwe na Migasa. Bivuga ko ngo yamukurikiranye amusanga mu kabari kagurisha inzoga muri Umoja, aho rero havutse amakimbirane yahise akurikirwa n'imirwano ikomeye. Migasa yakomerekeye muri ubwo bushyamirane ajyanwa kwa muganga ariko aza kwitaba Imana ari kuvurirwa mu bitaro. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Migasa ari mu kazi ka buri munsi atoza umwe mu bakiriya b'imyitozo ngororamubiri. Abamuzi bavuga ko ayo mashusho asigaye ari urwibutso rw'umutoza wari ufite impano idasanzwe kandi wafashaga benshi mu kubaka ubuzima buzira umuze. Urupfu rwe rwateye intimba abakiriya be ndetse n'abaturage bo muri ako gace mu gihe inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kuri icyo gikorwa cyabaye. Umuyobozi wa Uganda Airlines yegujwe mwenda amuvumira kugahera. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe icyemezo cyo kweguza umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturiki nyuma y'igihe kirekire avugaho imiyoborere mibi ishyiriye sosiyete mu bihombo. Uyu mukuru w'igihugu yafashe icyemezo cyo kweguza Bamuturaki nyuma y'inama yamuhuje n'abayobozi bo muri iyi sosiyete muri Nzeri 2025 yaganiriwemo ibibazo byinshi biyugarije birimo guha akazi abatujuje ibisabwa ndetse no kwishyura abayobozi bakuru amafaranga y'umurengera. Ikinyamakuru Chimp Report cyatangaje ko ubwo iyo nama yari ikomeje Perezida Museveni yasabye Bamuturaki gusohoka amumenyesha ko we adakenewe bitewe n'amafuti amaze igihe kinini avugwaho kandi ko iminsi asigaje muri iyi sosiyete ari mike. Wa kabiri Gashyantare 2026 Bamuturaki yamenyesheje abo bakorana muri iyi sosiyete ko iminsi ye muri iyi sosiyete iri kugenda irangira bityo ko uwaba yujuje ibisabwa yazatanga ibyangombwa kugira ngo ahatanire ayo mahirwe. Bamuturaki yaravuze ati inama y'ubutegetsi izashyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru vuba kandi abujuje ibisabwa ndabashishikariza kwandika musaba akazi. Munyamakuru Entry Mwenda usanzwe uri inshuti y'umuryango wa Museveni yashimiye umukuru w'igihugu kuba yatabaye iyi sosiyete akirukana umuyobozi wamunzwe na ruswa kandi udashoboye. Mwenda yagaragaje ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare mu cyemezo cyo kwirukana Bamuturaki. Uyu munyamakuru yatangaje ko ngo hari abakozi ba Uganda Airlines birukanwe na Bamuturaki kandi ngo bakoraga neza. Yagaragaje ko rero ngo bazasubizwa mu kazi abatanze amakuru y'imikorere mibi yo muri iyi sosiyete bagororerwe ariko kandi abakozi bakoze nabi nabo bazabiryozwa. Ubugenzuzi bw'imari bwakozwe muri Uganda Airlines bagaragaza ko yahombye miliyari 500 z'amashiringi bwo ni miliyari 204.7 z'amafaranga y'u Rwanda mu myaka 2 ishize. Biri kuvugwa ko rero Grima Wake uteganya kuva mu buyobozi bukuru bwa Ethiopian Airlines muri Kamena 2026 ari ushobora gusimbura Bamuturaki muri Uganda Airlines kugira ngo afashe iyi sosiyete y'Ikampala kubaka ubudahangarwa. Anyama ni munyemerere dusoze gutya nge nitwa Itangishaka Emmanuel kandi subscribe niba aribwo ukigera kuri iyi channel Ubuvumbuzi official kugira ngo ibintu bizakomeze bigende neza. Bihe byiza nibyo mwifuriza komeza ugire ibihe biryoshya.